ubwo utangiye kuburana wayaguze amafaranga yanyu. Ese yo hari amafaranga wampaye. None se ubu ngiye no kubyara intanga zanjye nkazigurisha. Ubu uri hose. Niho ariko se uruze uri gupfa gufata ibyanjye utazi nawe nabikuye. Ubuse byangiritse kumva wabimpase. Biguye nkubona urenga. Guma aho ngaho rero baguye ibijumba. Vuga make muhe ibijumba heke. Nanjye njye mu kazi sha. Umusira uragushobora muri kayitsi. Ntawe unshobora nyine. Ayiwe data. Ubwo nukura rudomora abantu. Ubajuje rero. Waviri wanyu mu mata. Twinywera basa ujya kubera kudumika mu nawe. Uzihangana. Naza yisanga n'undi yambwiye ko ashoboye. Azashobora. Ahubwo kirajyana. Njya kumubikira ubwo Gashuhe nawe barakwigisha kuri natwayeho. Rudomoro ni ku mibare. Uriya urabijya aragarukira hano. Nani yari bugarure burusangira. Mbonye data nzahashobora. Okay, Imana ishimwe. Umubikira ubyiboneye nta kibazo nawe ubikubari. Ura ngo nanyi na wundi. Gwini wacu none se mwa. Nta gasenye sase witwaje. Nta mafaranga mfite. Imifuka harimo ubusa. Nta mafaranga mfite rwose. Ubu waturutse iriya nta n'igice rufite. Ese guturuka ruguru asuze ko umuntu afite inzara nagenda abone mbabonye nk'igisheke nkakigura n'ingore ko gashiriye mu nzira nk'amafaranga ingana pe. Niyo wacaga nawe wabona rwose. Ngaho genda hari ijya kunshakira inoze. Genda unshakira urushishi ruhakuru unzanira. Urushishi? Ariko urangoye. Asenyira nawe. Ubona utaranye utoshe mu nyanja uzi neza ko nazi ko gute se buriya mwana w'umukobwa wandangiye kwa Rudomo ni mwiza pe umuntu wese ufite amafaranga n'abandi bose bamwifuza n'abatayafite n'ingenzi kwitegereza rwose wari wahimitiyemo neza ariko ntago mbizi niba bizakura kukarega ndagenda ndamuhamagara kuri phone reka da nta mwanya najyangiye no kumusora kada nta gisubizo kizima mbona bizava ariko se mico wagiye ureka kuba umwana ko uragira ngo njye nyina ntambara nkurobera ifi nure ninazaza no kwikubagira none ntago ari byo kukundobera ifi ngo nayimbaje ariko nta kuntu mba nagize amafaranga urabizi ko amafaranga urayafite ariko ntabwo uzi kuyakoresha njye nkurikije ukuntu ndi kukubona arega reka umbwira iki koko uragira ngo njye mfate ifi nakurobeye inza nyikubagira nikuramo nayo mirongo tose bayariye koko ibyo ntabwo byashoboka kandi ari cyo uri gukora ntabwo byashoboka buriya amafaranga tuba dufite uburyo ki tugomba kubikoramo amafaranga hari abana baba bakeneye umutomba ubundi reka muzi ubundi burize kuvuga amagambo meza y'urukundo koko ariko se n'umuntu wanyuze mu ishuri uko ibyo ngibyo byananira ko shurega ntabwo by'amashuri birebana n'ibintu by'imitoma ifata umwana akafa mu bye we nambara reka twewe urebye nk'amabizinesi tuba turimo kubonera umwanya abakobwa niyo mpamvu rero nakwegera ucyana akira hano dore nabonye papa atajyanye cya kintu cyawe kizana uburancurangira ndebe uzi no kugikoresha wasanga nawe ukigendana gucyo gusa ari ikifi ye wakibuze shaka watinze ushaka no kumaguru icara hanga Ese ubu ngiye gucurangira ukundura ukuriye nyana curanga sha injyana zose sinjyana curanga wowe karirimbora ariko nyine niba uyizi nawe uririmbeho ariko ubundi ngo warize nyama ya orimi urayizi orimi cyo kirimo cyo ni ikidage rekera ahubwo duhe cyo rurimi ndaru kwigisha uragira ngo uncika gucyo uzamuramo akantu nje kureba nanjye uko nakwigenza n'ubundi mba nakoze ngirane
azamuramo ka ubwo hari sinzi byanyuze utese rudomora amafaranga amaze kumuha ubwayo arasatira amafaranga agera mu 100,000 reka n'abazemo inzoga nagiye mugurira inkoko amafiriti umuryango w'iwabo baraneze niba araho ntabwo rudomoro yaza kumva reka da ni gute twafatanya umushinga akanja bigezaho naguhaye amasama ikikora ahubwo nanjye uranyihera ukwanjye bigenze mu gukomeza ko ndumva gutuma rudomoro nsohora amafaranga yanjye ibyanjye bigenda biyoyoka ngo oya humura ibintu biri kugenda neza bizacamo ndabizi ahubwo nawe uva n'ubwana aho ngaho iminsi hanze imanye nyinshi umutwaro cyangwa ntunyakire ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi nimugiye muhoza wanjye wandutiye benshi izawe uri umuziranenge mu mata bateze neza mbega shenge urakopa uruwaso uruwaso kabisa urya munsi utangirira amatage ubabaza babanaga wowe genda ureke ubwana aha ngaha ikintu ugiye gukora udacika intege ugenda wiga amagambo meza y'urukundo ukomeze uyamubwire abari b'u Rwanda niko tumeze ariko nawe nyine bimfasha na rudomoro muzakomeza nta kibazo nawe ushireho akawe iyo mu rukundo niko bimera iyo ugiye gucika intege biba bigiye gucamo uramenya rero udakora iryo kosa ryo gucika nta kibazo nari mbonye gusa tumfashe nkomeze ngiye hariya muri kampani yakoze ubuzima simbuka naho undi ngiye na rudomoro turivugana ntugire ikibazo bateze neza mbega shenge urakopa ibyo ngibyo urabizi koko amwumvishe igihe nzaba ndi kumwe nawe nta rungu noneho umunezero mwinshi cyane mwinshi ikiganza cyawe nk'icyanjye yego akira ikiganza umubabaro umuhoza wanjye wandutiye benshi heruka kera rudomoro akintomagiza umuziranenge uwo mu mata bateze neza ibyo yambwiraga nanjye nibyo yambwiraga rwose wibaza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze ugapima icyo kirere ugasanga utagiheza muhoza wanjye wandutiye benshi bwiza wewe n'umuziranenge teze neza ubwo ni gatikise nk'umusenzi mba nigere muri mudu agahita avanamo zamura ingoma agira kudobyereza abantu nkawe mwajya mufata abantu mukabaha n'agaciro araza zibye ibintu ubundi uyu muntu uramuzi iki kintu urakuvugisha urakizi wowe ega mwahimbajwe turahimbagwa se tubabara tubaye mumeze neza nta kibazo ubundi uragenzwa n'iki dukora muri mudu zamura twita izindi oya hagarika ariko ubasha abakaritasi baba bansuzugura mama mukomere abantu
n'ubukorikori sha cyavamo rugabirema cyavamo imwe ebyiri ariko ko kirimo kuvamo amazi nk'ibintu byanuza ako ntacyo sha mujyana sha ako hano mujyanama yasuwe n'ikigore cyiza cya nijoro nakibonye we rutajyayo sha we mujyana ndagasa uzi ko ari inyana y'imbwa dusa we komba ukakirira amasha we iyi nyana y'imbwa we umva ndagasa mujyana akosha reka nkubaze nawe urimo kumbaza nawe urimo iyi mukara ngende afande nawe urafande se sha iyi mukara mujyana hano umva umva sha we oya we kushaka kunangira kusubira inyuma se wowe umasha we nakaswe none we urankanga sha iyi nyana y'imbwa turasa neza nk'indobo baravuga ngo nta kindi yaragiye intare n'ingwe ariko inyana y'imbwa we nakaswe wisakuza ceceka nakaswe mujyana urambwira aho inyana y'imbwa dusa hano yikuye niba kumubona umasha hana mbonye nakaswe none mbonye umuntu dusa we nakaswe none nawe uri rastasi yo nakaswe mana yanjye sha umva narigenje ubanza hanga hari ibintu by'ibizima niba umva we yego uretse mufate namusha umva we arihe we nyana y'imbwa we ntabwo nitanga sha umva ni mafuti byagenze bite mafuti wongera akazi ntabwo nasase gushana ako reka oya mureke nta kibazo jewe ndamufashe uyu umbwira ngo ngewe nsara ubundi umusazi ufite amaso areba neza ariko ujye mwiza urimo kubona sha saka umva udakina n'aka gakanzu ka mabuja yakaguza karwaye rata ntwakaguza karwaye ibi ni iki wambaye iki gitenge ni icyanjye oya iki gitenge nyine ndebe oya mabuja umva nkubwire oya narengereye oya iyo ukoze kuri mabuja nabyumvise cya bugufi ninca bugufi ndahingukira y'amabere yanyu komenya ko ndababaye nagapfa ngaho wahondaga inzugi uri mu biki jewe uretse gato ndakuvuna oya ndakuvuna wahondaga inzugi uri mu biki jewe kamubwire jewe inzeho inyuraho mbabonye yinyaragirwa hano oya ahubwo ko turi baneze turi bane ndagasa irebe sha oya ko nta kintu kirimo ndagasa oya utajya mu byatsi mafu arimo no guseka mabuja bayire mbega ibigoryi man we akamubwire ko dusa wowe bazi inyana y'ibw'impamvu musa nawe reka mwereka reka mucungire urumva hagarara hano hagarara urumva no nanjye undebere ko nari kukubona kigorgira none se inyana y'imbwa umva rero mbabwire gani mucicika wowe jya kunkuramo imyenda ntabwo ndarana nawe mabuja indi myenda nayimeje oya nawe abagaragara bakorera siporo oya ataha muri iriya tuwarete n'atahe turavugana mwa turabasheri reka mbwire yitwa nde yitwa makete cyangwa kubisa amaso mazi urukundo yitayuze umutima oya ibyo bintu ntuzabivuge irati kintu nshaka kukubwira hari umukobwa urumva uvukana na nyiranambara arwaye sida n'izina ry'Imana arwaye sida nta nushaka kubimenya ndagira hano ugenda ashaka amatetse umva nkubwire urabizi njya musengera Sorosha, murakatete. Umva mabuja. Mwese muri ba mabuja urabizi ndamuba. Yewe, imvura yaguye. Impyisi yarongoye. Impyisi
imvura shaka umva mubwire aka gakanzu ndabyemera waretse gusakuza amafu bagiye gusabira intebe aka gakanzu ndabizi ko akabuze ukarwaye hari ukuntu umuntu arwara agakanzu uya wiseka reka musaba ikintu kimwe ku cyumweru uzakantiza nzakajyane gusenga uragashaka se ndagashaka ewe uzakantize ndasanga ukicyambaye ndakimesa imyenda yanjye niyuma niyo ngofero niyanjye nakoresheje nta bantu ufite ndawe nzira ikintu cy'imyambaro imyenda n'umugabo cy'iyambara nzakigire ewe imvura igiye kugwa mugaruke muze mwuga bitabanyagira yewe uza muwasare murebe imyenda agira vuba ndagasa mbega gakanzu we mbega ahubwo reka nihanurire imyenda kare hayi ko bitose naba umva mundanira ibase mundizi base vuba bitaranyagira umubaza ahantu ibintu byacu bigeze byo ku ma YouTube n'amafaranga twamuhaye ndamukeneye kugira ngo nyine ndubabaze amatubi n'amaki ama YouTube video yadushyiriye kuri YouTube nagize nanjye ntabwo ama YouTube se byo ndabizi byari byo aho muhurira bya YouTube ndabizi byari byo ibyo mwariye se twe twamuhaye amafaranga adushyira kuri YouTube ngo hari inkunga igiye kuza ngo baduhe amafaranga yisumbuye ku yo twamuhaye nawe uhari sinzi yaramukiye ubwo ugaruka kumureba ikigoroba nahite bya YouTube ntabwo mbizi by'amafaranga n'inkunga ntabwo byo nabimenya rwose uba wigendeye nawe uhari uza kuza kumureba ikigoroba ubwo murabivugana nta kibazo reka nigendere ndaza kumureba nimugoroba nabi urugendo rwiza twese dukorera muri moto ubonye mudu nayigezemo nagiye guhamiriza umva rudomoro ni yancurangiraga akintereta umva rata nta kandi se wakubitamo ngo akuzana binyigisha njyewe nta kibazo nanjye ndakoza aho nshonje cyane rudomoro uvuye mu kabari nga rwose numve Gashuhe nawe nuko kureberaho wenda byiga tubyiga natwe tuzatunge rudomoro kurata wariza hari cyane ubonye ubuzima bw'inaha biravamo Imana ishimwe nizere ko noneho surprise naguteguriye iraza kugushimisha uraza kuyibona ikindi kandi ntiwite ku byo uyu mucuranzi nazanye wenda ari buze gucuranga ahubwo wumve ko ibyo agiye gucuranga ari nk'aho ari njye bimuva ku mutima ndagerageza turacuranga twumve ikindi nanjye kuba namuzanye namutoranyije kugira ngo basi ndebe ko akuraza kwemera nta kibazo uraho nacuranga twumve wifuza ko namucurangira ihene nk'uko wabyumvaga uyu witwa Muhoza bibaye byiza ukamucurangira Muhoza ndakeka byaza kumushimisha iminsi iranze imbanya nyinshi umutwaro cyowe ntunyakire ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe Muhoza wanjye wanutiye benshi bwiza we umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma
batajya ubabaza babanaga wibagizi yabaye myiza niko byose bisimburana muhoza wanjye wendutiye benshi bwiza we umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma nzaba ndi kumwe nawe umunezero mwinshi cyane n'ikiganza cyawe nk'uwijyanye twibagirwe uyu mubabaro muhoza wanjye wandutiye benshi bwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma wibaza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze ugapima icyo kirere ugasanga utagiheza muhoza wanjye wandutiye benshi bwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma basi amagambo avugira muri iyi ndirimbo yumvisha noneho amagambo ayivugiwe basi wumva kwa nyaho iyi ngewe uyavuze urakoze ariko no kuba nkubwiye ko nishimye ntabwo bivuze ko nari nibagirwa umugabo wawe umugabo azaza ahubwo uranyibukije ako basi igihe wenda wabinyemerera se igihe twicaye basi ntukamuhe oya ahubwo mva sheri nakora reka njye kureba yari yampamagaye reka mbe ngiye kumwitaba ngo sheri rafiki mva sheri nakora reka njye kureba yari yampamagaye oya ariko nta gucika intege bizaza mva sheri nakora reka njye kureba yari yampamagaye bizaza kabisa umva nawe bikoze neza kandi wakora kandi ikindi igihose igihombo hajya ni igihombo icyo cyagisigaye n'igihombo gisigaye okay ntaza nacyo kukigura kandi ntanagishyira no kuri fone kamenegeye sawa kandi ugira urugendo rwiza bikoze neza kabisa sawa